yabyaye umwana ari umukene, nta nkunga afite nta n'imyenda, nuko amupfunyika mu makoma, atembera mu mujyi abonye ko abantu bari bumuseke kandi ko umwana nta hantu ari bumujyane, yigira inama yo kumushyira mu modoka y'umukire. Nuko abonye imodoka y'umukire irimo itambuka, nawe arihuta afata imodoka arayurira, nuko arangije arambikamo umwana, aravuga ati wa mwana we umbabarire, nizeye ko wenda kubera uno mukire uzabaho neza. Umukire ntabwo amenya ibyabaye, umubyeyi amaze gushyiramo umwana nuko arongera aramanuka yiviramo, imodoka irakomeza aragenda, uwitwaye ntiyamenye ibyabaye. Utwaye imodoka yari umugeni witegura ubukwe, agiye kureba umugabo we ngo bakore gahunda za nyuma z'ubukwe. Ava mu modoka aravuga ati uyu munsi rwose nizeye ko umugabo wanjye Maurice araza kunyishimira nambona kuko nambaye neza kandi ubukwe bwacu buraza kugenda neza. Ariko akiri muri ibyo ngibyo yumva umwana ararize inyuma. Ese noneho umwana ari mu modoka yanjye gute? Arebye asanga ni uruhinja. Imana yanjye umwana se kandi none hageze ahangaha gute? Nuko aragiye afata umwana, ati yo mbega umwana mwiza, ariko si umwana wa ninde yagusize ahangaha koko? Ahita amujyana. Akiri muri ibyo ngibyo muramukazi we yaraje aje kumureba, ati burya wari ugiye gukorana ubukwe na musaza wanjye, kumbi waranabyara iwanyu ufite umwana? Ko tutabizi wowe reka bakwange pe, bakwange rwose. Atari ku mwana ntabwo ari uwanjye. Muramukazi ati ntabwo nabyemera, musaza wanjye wamuciye inyuma, ngiye kugenda mpite mubwira. Ati abantu bose bari biteguye ubukwe bagomba kumenya ibingibi. Umugeni atari ko ruhuya rwose ntabwo ariko bimeze. Nuko umugeni byaramucanze ukuntu atoraguye umwana akaba agiye kumwicira ubukwe, aravuga ati ariko mwana wa ntabwo nakujugunya rwose, bakora icyo bashaka. Nuko byagenda kose wa mwana we ngomba kuzakora uko ashoboye nkazashaka mama wawe, kandi nizeye ko umunsi umwe nzamubona. Nibwo yari akigusiga muri no modoka, ubu ngubu uri aha hafi. Nuko yafashe umwana asubira mu modoka, ibyo kwitegura uko babipfiriye aho ngaho. Aravuga ati subuko uyu mubyeyi nyiri uyu mwana ndamubona gutera. Nuko arakomeje atwara imodoka, agenda areba ahantu ku muhanda, aza kubona umugore wicaye ku muhanda urimo ararira. Avuga ati mwana wanjye se ubu nzakubona gute? Umukobwa wanjye najugunye koko nzongera kukubona se? Ati ariko nta kundi. Umugore utwaye imodoka aravuga ati uriya mugore wishwe n'agahinda wicaye hariya ashobora kuba ari we pe. Nuko yaraje aramwegera, aza akikiye n'umwana, ati mubyeyi bite byawe? Nyihanganira gatoya rwose, ese uyu mwana yaba ari uwawe? Umugore ati oya uwo mwana ntabwo ari uwanjye rwose pe. Ariko yari we. Ati kandi mubyeyi nanone nubwo yaba ari uwanjye ihangane ugumane nawe, none se ko namujugunye ntabwo yaba umwana wanjye ngo bikunde. Umugore w'umuturage ati ariko se uyu mwana ari mu byago, gusa wakwemera ko umwana aba atari kumwe na nyina? Yabaho ubuzima bwiza ari uko muri kumwe rwose, ihangane umufate. Reka wenda tujyane noneho iwawe nzajya ngufashirizaho niba ari ubukene buri kubigutera, dushake n'umuganga muvure. Umugore ati oya uyu mujyane wanjye pe, ndakwinjiza rwose gumana nawe umwijyanire. Uwamutoraguye ati noneho rero ntacyo, reka tujyane iwawe abe aho tubiganirira. Ubanza unaryame unaruhuke wumva uguwe neza, se umuntu w'umubyeyi ntuzi n'umwana avutse mu kanya, ubu urakomeza wicara ahangaha ku muhanda kuzageza ryari? Umubyeyi ati rwose ndakwinginze mwigumanire umwijyanire, uzamurere iyo ushaka. Umugeni atari kwihangayika, niba uyu mwana ari uwawe rwose ndabibona ko ari uwawe, noneho reka tujyane tubanze tumenye ibibazo ufite, aho ibintu biri gupfira, menye icyo nagufasha, ndakujyana mu modoka. Nuko umubyeyi yarabyemeye, umugeni amushyira mu modoka n'umwana, bagera mu rugo iwabo w'umugore wabyaye. Umugore ati rwose ahangaha ni iwanjye, iyi ngiyi niyo nzu iwacu, none uko nakubwiraga ndakwinginze fata umwana umwijyanire, ntabwo ngiye mushaka, ntabwo nifuza ko uno mwana yazakomeza kugira ibyago byinshi cyane nk'ibyo nahuye nabyo mutwite, kandi rwose ntuzigere unamubwira ko njyewe ari njyewe nyina, uzamwite mama wawe nta kibazo. Nuko umugeni yakiye umwana, aravuga ati ariko se umwana kari mwiza cyane koko, ariko nanone ikintu cyakubera cyiza cyane ni uko wagumana n'uno mwana. Ese ntabwo witeguye gutangira umuryango? Ubu ngubu nanjye nari ngiye gusezerana ngishaka gutangira umuryango, wowe urashaka kuwusenya? Uzi ko umugabo wanjye twabiganiyeho ukuntu tuzagira abana benshi. Umugore ararira ati mbese nangwa namwe, njyewe uwanjye rwose ntabwo ari uko bimeze, umugabo wanjye ni umugome cyane, ntabwo ameze nk'uwawe. Biragaragara ko umugabo wawe ari umuntu mwiza cyane ukunda umuryango, kandi nanone bizambabaza njyewe n'umwana wanjye nabyaye, yari yamubyariye mu ishyamba, umugabo yamwirukanye. Ati niyo mpamvu nifuza ko uyu mwana wamwijyanira. Umugore aratangira amubwira uko byagenze, amubwira ati njyewe kuva natwara ino nda nta mahoro nigeze ngira. Umugabo wanjye ari mu rugo yishimye rwose, twatubanye neza twishimiranye, ariko akaba ari umugabo ukunda kwiruka mu bintu by'amafaranga gusa. Nuko nanjye ndaza ndamureba nishimye, nari mvuye kwa muganga kwipimisha inda, ndamubwira ati rwose rukundo rwanjye mfite ikintu ushaka kukubwira kandi gikomeye cyane. Ati nubwo wishimiye business zawe ariko nanjye mfite surprise ashaka kuguha. Umugabo ati ngaho mbwira rero. Ati ariko ibyo bintu by'amasiripurize ntago mbikunda, ngiye mba nishakira amafaranga,
umugore ati oya ntago ari ibintu by'udusiripurize dusanzwe ahubwo ni amakuru ushaka kukubwira, dore navuye kwipimisha inda nasanze ntwite. Mugabo ati zana ndebese twita se gutwita ni umushinga ngo uratwite noneho rero niba utwite iyo ni siripurize da ndayemeye da iyi ni siripurize rwose. Nizere ko ugiye kubyara umuhungu akaza ari umuhungu mwiza nkanjye abakobwa barangarira, akaza ari umuhungu ufite ubwenge bwinshi cyane nk'ubwanjye, umuntu uzashinga amabizinesi yanjye yose akajya yakora neza hazaza. Ati nari uko bimeze rwose akira akabizo pe. Ariko umugore ntabwo ari atwite umuhungu. Umugore ati none se mugabo wanjye ibipimo wifuza biramutse bitabaye by'uwo mwana akazaza ari umukobwa byagenda gute? Mugabo ati rwose ibyo ngibyo ntubivuge, ntunyangirize ibyishimo bya siripurize umpaye ngo uri kumbwira umwana w'umukobwa. Urabizi ko njye ntajya ntera inda z'abakobwa, ndashaka inda y'umuhungu. Niba ari umukobwa ubwo izaba itari iyanjye, wanyumvishe cyangwa njye ndashaka umwana w'umuhungu. Umugore ati nakumvise rwose, ariko nanone ntugire umujinya ntugire uburakari kubera ibyo ngibyo, njye icyo nzi nuko ngiye kuzakubyarira umwana. Umugabo ati ibyo byose ntacyo bimbwiye, njye ibyo nshaka nuko ugomba kubyara umwana w'umuhungu. Umva uyu mwana rwose agomba kuza ari umuntu urenze akazaba umusitari ku isi yose. Umva wa mwana we, niba uri umuhungu rwose mwifurije amahirwe masa, niba uri umukobwa nishaka ivemo. Umugore yagiye guca muri ekogarafi bamubwira ko ari umwana w'umukobwa, arangije azana ibipimo ariko arabihisha aravuga ati kambayeho ndapfuye. Nuko yakomeje kugenda abana n'agahinda gitwite, arimo arabarira umugore uko byose byagenze. Ari mu rugo yishwe n'agahinda, umugabo arataha ati none mbwira bimeze gute sera? Umugore ati nta kibazo da, nta kibazo rwose, kwa muganga bambwiye ko ibintu bimeze neza. Umugabo ati none dogiteri se yakubwiye ko utwite umuhungu cyangwa ni umukobwa? Umugore ati rumva bambwiye ko bimeze neza, umwana arimo arakura neza, arimo aratera neza, iby'igitsina ntago byasobanutse kandi bari bayimubwiye. Umugore ati rwose urukundo rwanjye ibyo by'igitsina ntago mbizi, icyo nzi neza nuko umwana arimo aratera neza, arimo arakura neza. Umugabo ati uko byagenda kose biragaragara ko uzi ikiri kujya mbere, biragaragara ko uzi neza ko ushobora kuba utwite umukobwa cyangwa umuhungu. Ngewe nzaba mbimenya kandi nimbimenya ngasanga ibyo ushaka atari byo tuzabonana. Umugore yakomeje kugenda avuga ati mana yanyu nkizi rya none, umugabo wanjye rwose ndabona adashaka ko ntwita umwana w'umukobwa, ariko se bizagenda gute naramuka amenye ko ntwita umukobwa? Ise azanyirukana njye n'umwana wanjye ntwite, ise azatwica. Amezi yakomeje kugenda ashira, inda nayo igenda ikura. Umugore agenda agura imyenda yo kuzabyariramo umwana, ariko yarabwiye umugabo ko ntabyazi kandi yari abizi. Nuko umugabo yatashye n'ubundi arangije abeshya umugore ngo hari business agiye kujyamo ngo kandi yihutirwa ngo ubwo ashobora kuzabyara adahari. Ati ngiye rwose nzagaruka hashize iminsi mike numva wananabyaye nta kundi. Ati ntuntegereze kuzabyara kwawe rwose. Umugore atari ko urukundo rwanjye koko kubera icyo ushaka kugenda muri no minsi kandi ngukeneye cyane. Umugabo ati waya ibyo ngibyo ni ibintu byanjye kandi byihutirwa ngomba kubijyamo. Ati ahubwo ndeba iri saha ngenda ndashaka kwigendera. Nuko umugabo atangiye kugenda ashakisha isaha abaguye ku bipapuro by'umugore byo muri ekogarafi yanditseho ngo inda rwose iri hafi kuvuka kandi ngo ni umwana w'umukobwa. Ahita arakara kurushaho noneho ati ni kubera ko utambwiye ko utwite umwana w'umukobwa ngo mpite mbirukana mwese? Ati narakubwiye ngo ngiye ndashaka umuhungu ngo ntago yantera inda z'abakobwa. Nuko atangiye gukubita umugore utwite. Umugore atari ko mugabo wanjye winkorera ibyo ngibyo wimpangakisha ngiye n'umukobwa wacu. Umugabo ati ntuvuge ibyo ngibyo ni gute wambwira gutyo? Ati ndanagusigana igendere ngiye kwishimisha njye n'inshuti zanjye, ariko urabizi ko rwose nubyara umwana w'umukobwa utaraza kunkira ntabwo nzigera nemera ko rwose izuba ribarasira mwembi. Umugore atari ko rwose umukunzi wanjye wambabariye koko ko ntacyo nabikozeho kugira ngo ntware inda y'umwana w'umukobwa. Nuko umugabo yaraje n'umujinya mwinshi cyane atangira kubakubita, ahubwo reka nkwasa noneho iyo ndi navemo. Umugore asohoka yirukanka, umugabo nahita amusohokaho. Umugore ahinguka mu ishyamba arirukanka kandi ndari nkuru. Umugabo nawe afata moto amwirukaho ati ndaje shambanze mbakubite. Wowe utwite umwana w'umukobwa warangiza ukabihisha kurinda ageze igihe cyo kuvuka umbwira ngo ni umuhungu kanze mbagonge mwese iyo ndi sandari. Nuko umugore yakomeje kwirukanka, umugabo nawe akomeza kumwirukaho. Indi hita imufata ako kanya ishaka kuvuka, ariko nanone umugore nta ndi mahitamo yari afite kandi yari wenyine kandi atari buyisubizeyo. Nuko yabonye ahantu hari imigano myinshi araza yikingaho. Umugabo nawe arakomeza arakurikira atagiye hehe agiye hehe ko narindi gutwara simenya ahantu akatiye agiye akatiyeho no mugorera. Umugore wenda arakomeza aramufata. Umugabo anyuze ngo mbanze mwemezeye kunkerereza ibirori nari ngiyemo. Ndetse yaba yishe muri no miganura ndetse hano hantu ko ndoza ari amakoma curuza ibitoki. Akiri muri ibyo baramuhamagara, afite gahunda yihutirwa.
atumva rwose ndimo ndaza ndi mu nzira. Umugore nakomeza kurwana n'inda biramufata arikanira. Umugabo narakomeza arahamagara atumva rwose ndaje pe ntabwo mbakereza mwihangane. Nuko yabuze amahitamo kwiruka ku mugore no kujya muri gahunda yihutirwa gafite. Nuko yagiye umugore nuko yarokotse ariko nanone arimo arabyara. Reka turebe uko byarangiye. Uwo mugore yakomeje kwikanira nuko birangira byaye abyara umwana w'umukobwa, umwana mwiza cyane. Ati mbega mwana niko mwana wa iso arashaka kutwika, arashaka ko tutabaho. Nuko kandi umugore arimo aragenda abwira mugenzi w'inkuru ati guhera ako kanya nahise nza mu mujyi nawe wari urimo utwara imodoka. Nuko mbona imodoka irimo irigendera gahoro ndavuga iriya modoka rwose ngomba kuyishyiramo uno mwana. Ati nuko rero naje gake gakeya nubwo nari naniwe ndavuga ntareka tubara gasigaranye reka ntukoreshe ndokora umwana wanjye kuko nta hantu yari afite azakurira. Nuko naje nirukanka mfata imodoka yawe ndayurira ndangije shyiramo umwana ubundi njya kwicarira ku muhanda. Uwo mugore ati rero rwose fata uyu mwana pe umwijyanire ntabwo nshoboye kumwitaho nta nubwo mbishaka nta hantu azaba. Umugeni ati ariko se ko narenze ko umugabo wese aba ari umuntu ukunda umuryango we wawe byagenze gutera. Umugeni ati noneho reka mwijyanire njye nizeye ko umugabo wanjye araza kubyemera. Ariko umugeni atari yagenda areba agafoto aho ngaho abona hari umugabo usa neza n'uwo bagiye gusezerana ari kumwe n'uyu mugore wabyaye. Atari ko simbwira ufite ifoto y'umugabo wanjye mu nzu yanyu gute ntamuzeranye hehe? Nuko umugeni arahagurutse aza kureba ati birantangaje pe uyu nguyu niwe tugiye gusezerana kandi dufite ubukwe uyu munsi wumva imbere ya padiri pe. Umubyeyi ati rero uyu nguyu ni umugabo wanjye. Umugeni ati bishoboka bite se ntabwo ari umugabo wawe uyu nguyu arantegereje ngo nyine dusezerane yambuze. Umubyeyi ati none se ushatse kumbwira ko ari we business yambwiye yari agiye kujyamo? Yakubwiye ko ari business agiyemo? Ubwo niba akubwiye ko ari business agiyemo y'amafaranga ubwo ni njyewe rwose kubera ko ngenda uwo mukire twari dufite gahunda nyine yuko turasezerana tugasezerana ivangamutungo. Ubwo nyine ari wita kira akazaza afite amafaranga ukagira ngo nayacuruza kandi arayakura ku mugore wundi. Atariko ibingibi ntago nabyemera reka dushaka icyo tubikoraho. Ndumva ari umugabo mubi n'umupfumo n'umugome cyane. Nuko barahagurukanye batereka tugende tujye mu bukwe bafata imodoka bajya mu bukwe. Muri kiliziya naho rwose padiri nguwo umukwe nguwo ategereje umugeni ari kwimeza neza. Umugeni yaje yarakaye aza ateruye uruhinja. Umugabo nuko nawe yirakaje ati wa mugeni we ni gute wankereje none ukaba uje ufite n'umwana? Ati naje. Abatashye ubukwe bose batangira kurakara. Muramukaze nuko ati sinabivuze ngo afite umwana mwamubonye? Uwo mukwe ati mbega noneho umwana ahangaha umugeni asaza gusezerana afite umwana bimeze gute ibintu byabaye hehe? Ibyo bavuze ni ukuri ngo wagiye unca inyuma warabyaye ntago nabyemera uwo mwana ntuwande wanciye inyuma. Mugeni ati rero wa mugabo ndagira nkubwire ko n'umukobwa urimo urasakuzaho uyu mwana nta nubwo ari uwanjye ahubwo ni uwawe. Urumva banza umurebe urabona atari uwawe urabona mudasa ntabwo umwibuka uno mwana nyina mutwite ntago uzi ibigambo wagiye uvuga ibyo wagiye ukorera nyina. Mugabo ati se ngiye nibuka iki? Bakire muri ibyo umugore arahinguka ahingukana n'abapolisi. Mugabo ati muro muravuga ibiki muri gushaka ibiki ahangaha? Umugeni ati we reba uno mwana reba n'uno nyina ntabwo bazi se uyu mugore ibintu yirwa kumukorera wari ugiye kuzamwica umuziza ngo nuko atwite umwana w'umukobwa ntabyo uzi? Umuntu w'umugabo w'umubyeyi ushaka kwica umugore n'umwana we ngo nuko ari igitsina adashaka ibyo bintu byabaye hehe? Umugabo ati we wa mugore urimo urakora icyanga sohoka ahangaha mbanza nikorera ubukwe se we nta nubwo nkuzi wowe. Umugeni ati ahubwo wowe nturasohoka ahangaha kandi urasohoka nabi fonga umunwa se ntabwo nakwemerera kugenda ugafata umugore mugenzi wanjye nk'uko wagendaga ubigenza. Ntabwo nakwizera ko nari ngiye gusezerana n'umugabo mubi nkawe umugabo udakunda umuryango w'umuhehesi buri kimwe kigiye hagaragara ibyo wagiye umukorera biramenyekanye ntago ndemera ko bizongera kubaho ukundi rwose. Abapolisi rero nimukomeze gahunda zanyu mufate uyu mugabo mujye kumuhana kubera ko yakoze ihohoterwa mu rugo kandi n'umujura yaragiye kunyuba ibyanjye agiye gukora ubukwe butemewe. Umugabo ati nzabishyura ati ibyo muri kunkorera byose muzambona. Umugore ati niba kujyana ugomba kwishyura ibyo wakoze byose umutima wawe ugomba kugenda uwo mutima ugashongera muri gereza. Abatashye ubukwe nuko bose bumiwe. Umubyeyi ati ntabwo nakwemera ko uzakomeza kumuhohotera ngo uhohotere n'umwana wanjye nuko rwose genda uwo mushinya wawe wose ushongere muri gereza. Uwo mugabo akomeza gusakuza ati nimundeke nimunkure intoki mwa polisi mwe. Baranga baramujyana nuko kandi ubukwe bwapfuye uwo munsi
ariko nanone biba ibyishimo kubera ko umubyeyi n'umwana bakize, ubu buriganya bwawe bugiye gukurwa bukaba nabwo bupfuye. Umubyeyi ati rwose urakoze cyane kumfasha. Umugeni ati rwose nawe wihangayika, ibyo ngukoreye ni Imana idufashije twese tukamenya ibibaye, utumye menya ibyo nari ngiye kugwamo ntabizi. Uriya mugabo ntabwo ari umugabo mwiza, yaba kuri njye yaba no kuri wowe. Imana ishimwe ko tumuvumbuye, twembi dukwiriye ibyiza. Ati reka ngufashe kandi uzabaho ndetse n'uyu mwana wawe. Nuko umwana agiye mu mahoro, umubyeyi nawe ajya mu mahoro, umugeni nawe akira uburyarya. Tuzahora wibuka ko ubuzima uko bwagenda kose buri wese aba akwiriye ibyiza. Nuko kandi agakuru k'urukundo karangiye, reka twibutse ko iyi ngiyi ari Gira Ubuzima TV. Bye bye naho butaha, turabakunda cyane.